N'amakuru ababaje cyane, amakuru ateye agahinda atugezeho kuri uyu wa 19 ukwezi kuracyari ukwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2024. Ni inkuru y'incamugongo itugezeho kuri uyu musirikari ufite ipeti navuga ko rikomeye, urumva ko buri suyetona mu gisirikari. Mu by'ukuri ni ipeti nyine uba warabikoreye. Ni ibintu bibabaje cyane uko uyu musore witwa Nkubito Kevin yapfuye. Birababaje cyane, imiryango irababaye, inshuti, abavandimwe, wumve ngo ni agahinda gakomeye cyane. Ngwaye ikaze muri iyi nkuru, murabizi iyi ni Shadow 250. Nkubito Keve ni umusore wavutse mu mwaka w'1995. Ni umusore kuri ubu ngubu upfuye cyangwa se uvuye kuri iyi si afite imyaka 29. Ni umusore wakuriye hariya Igikondo. Bya bindi bavuga ngo umwana w'Igikondo, abo yakuranye nabo hariya Igikondo mu mujyi wa Kigali, benshi bari kugenda bavuga bati uyu musore koko ni ukubera iki agiye, ni ukubera iki adusize. Wumve ngo urubyiruko, abo babyirukanye mu by'ukuri bagiye babona Keve uburyo mu by'ukuri batobanye akondo hariya Igikondo, uburyo mu by'ukuri, ariko wumve ngo birababaje cyane abantu bakuranye nawe. Uyu musore yakuriye hariya Igikondo. Uyu musore rero byagenze gute gusezera kuri iyi si y'abazima? Uyu musore we n'umuryango we bamaze igihe barimukiye muri Canada. Babaga muri Canada. Ni inkuru nabonye ku mbuga nkoranyambaga z'abantu baba muri Canada. Mu by'ukuri bababajwe cyane n'ukuntu uyu musore yatashye. Nyine ubyumve, diaspora yahariya muri Canada ni umubabaro ukomeye cyane. Abantu benshi bari kurira cyane bitewe n'urupfu rw'uyu musore Nkubito Keve wari ukiri mutoya cyane. Uyu musore nyuma yo kwimukira mu gihugu cya Canada, nyuma uyu musore yashatse uburyo yakwinjira mu gisirikari cya Canada. Uyu musore ni umunyarwanda ariko afite ubwenegihugu bw'igihugu cya Canada. Birumvikana ntabwo wajya mu gisirikari cy'igihugu, mu mutwe w'igisirikari cy'igihugu udafite ubwenegihugu cyangwa se utari umunyagihugu. Yageze igihe nyine, birumvikana bari bahamaze igihe kugira ngo ubone ubwenegihugu. Kenze niba hari izindi process bicamo, ariko igihugu cya Canada ni n'igihugu kigorana kuba wabona ubwenegihugu. Noneho no kubona visa biba birenze cyane. Canada irakomplika cyane, ukerekana amafaranga ari kuri konti n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Wumve ngo mu by'ukuri uyu musore ari kubabaza abantu benshi cyane. Uyu musore arabikorera, hanyuma ahabaga ipeti rya suriyetona. Yari umusirikare ukomeye cyane, ngira ngo uri buze kuza ko wanabibona kuri iyo screen yawe. Amafoto agiye atandukanye yambaye uniforme y'igisirikare cy'igihugu cya Canada, uri buze kuza kuba wabibona. Hanyuma ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa karindwi, ni muri weekend yashize, ngira ngo ni samedi, nibwo uyu musore mwijoro yari kumwe n'abandi bantu bagera kuri 2. Abo bantu biravugwa ko nabo bari abasirikari. Uyu musore mwe muri iryo joro ryo ku itariki ya 13 rishyira ku cyumweru ku itariki ya 14, nibwo ninjoro uyu musore ngo yakoze impanuka ikomeye cyane. Uyu musore yakoze impanuka ikomeye cyane ubwo yari kumwe n'aba bagenzi be bagera kuri 3, nabo bivugwa ko ari abasirikari n'ubundi basanzwe bakorera hariya mu gihugu cya Canada. Ni impanuka yabereye mu majyepfo ya New Brunswick hariya mu gihugu cya Canada. Ngira ngo Nkubito Keve ndetse n'abo basirikari babarizwaga mu gisirikari cya Canada Shepherd. Ngira ngo ni impanuka rero mu by'ukuri iri gukomeza kuriza abantu benshi cyane.
ibera aho ngaho, dore ko na polisi yahariya mu gihugu cya Canada yatangaje ko iyi modoka yari itwaye abasirikari bo mu mutwe wa Oromocto. ngira ngo Oromocto murabizi n'umwe mu mijyi n'ubundi iherereye hariya mu gihugu cya Canada. byashoboka ko ariho yakoreraga cyane. biravugwa ko iyi modoka yari itwawe irimo Nkubito Kevin ndetse n'abo basirikari bagera kuri 2 n'ubundi bagenzi biwe, ngo yataye umuhanda. iyi modoka nyuma yo guta umuhanda yagonze igiti. mu kugonga igiti yahise ngo ifatwa n'inkongi y'umuriro, irashya irakongoka, maze abantu barimo umunyarwanda, ubwo ndiwe Nkubito Kevin, ako kanya bahita bapfa. polisi ikorera muri iki gihugu yatangaje ko n'ubundi iyi modoka yerekezaga mu burasirazuba ku muhanda w'105, ikaba yarakoze impanuka ubwo yari igeze mu birometero 30 burasirazuba bwa Fredericton. yavuze ko mu by'ukuri ngira ngo ni polisi n'ubundi ikomeza itangaza, aho yashyize hanze itangazo n'ubundi mu by'ukuri igaragaza agahinda gakomeye cyane ko kuba aba basirikari b'igihugu cya Canada abapfuye harimo uyu munyarwanda. yavuze ko hazakorwa autopsy cyangwa se ibizamini byo kugaragaza icyaba cyarishe aba basore. ngira ngo n'ubundi autopsy n'ubundi nanu kugira ngo hamenyekane neza imyirondoro y'abantu bose bahitanwe n'iyi mpanuka, ndetse hanamenyekane icyateye iyi mpanuka. umwe mu muryango wa Suriyetona Nkubito Kevin yavuze ko ari ibyago bikomeye cyane kubura umuntu nka Nkubito Kevin, dore ko yarakiri mutoya. mu by'ukuri kimwe mu bintu biri kubabaza abantu benshi ni ukuntu Nkubito Kevin agiye akiri mutoya, nkuko nabikubwiye ku myaka 29 gusa. byababaje umuryango we. mu by'ukuri umuryango we utuye muri Canada, famiye ye iri mu Rwanda. wumve ngo nagahinda gakomeye cyane kubura Nkubito Kevin nk'umuryango. abantu benshi mu by'ukuri bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bagaruka ku gahinda uyu musore yabateye. mbere y'uko nsoza, nagize agahinda gakomeye ku rwego rwo hejuru. nabonye ari umwe mu basirikari bagiye ahantu mwirimbi, bashyinguyebo bamwe mu bagabo ndetse n'abagore, donc bagize uruhari mu gisirikari cy'igihugu cya Canada. yagiye kubasura, ashyira none n'indabo, ngira ngo donc zibahereza icyubahiro. ngira ngo mu by'ukuri uri buze kuza ko wenda wabona ifoto, ngira ngo inyuma haranditse ngo to the men and women of Canada's armed forces who have served their nation with distinction in war and in peace. mu by'ukuri abasirikari baba bagabo baba bagore barwaniriye igihugu cya Canada, cyangwa se batakaje ubuzima bwabo kubera donc kugira ngo bahananire amahoro, kugira ngo igihugu cya Canada gitekane. hashize igihe asuye iririmbi, ngira ngo uri buze kuza ko wabibona. mu by'ukuri mw'abantu benshi bari kurizwa cyane n'ukuntu uyu musore nyine yatashye gutya. nyine birumvikana buriya ni naryo rimbi agomba gushyingurwamo, kuko nawe birumvikana imyaka yaramaze mu gisirikari cya Canada, imyaka igera muri imyaka igera muri 3 gutyo. urumva like nyine hari uruhare nawe yaramaze kugira ku gihugu cya Canada, nyine nk'umuntu ufite ubwenegihugu bw'igihugu cya Canada, umunyarwanda ufite n'ubwenegihugu bw'igihugu cy'ubunyarwanda, reka mvuge gutya. mu by'ukuri wumve ngo birababaje cyane. abantu n'aya makuru abantu benshi bari gukomeza kuyagarukaho bagira agahinda gakomeye cyane, uburyo iyi foto igaragaza mu by'ukuri yagiye kunamira aba basirikari bagize uruhare mu kugira ngo Canada igire ituze, hanyuma nabo akabatashye muri ubu buryo. iririmbi wenda akaba ari iryo wenda agiye gushyingurwamo, ntabwo mbizi, ariko ntekereza ko abasirikari baba bafite ahantu bagomba gushyingurwa. donc nk'abantu mwe
birababaje cyane. Hari undi mubyeyi nabonye ku mbuga nkoranyambaga ubanza ari wo mu muryango we, ngira ngo yatanze like mw'abantu mwe n'amagambo ateye amarangamutima, aho yagize ati Kevin Nkubito, wavutse uri imfura muri byose, wari umumararungu, wari ishema ku muryango wawe, mbega inkuru mbi we Kevin, aho uri nzi ko wumva kuko nturi kure y'imitima yacu. Uribuka ko wakundaga kuza kundeba ukambwira utugambo twiza ngo tata erega nabaye umugabo, ngo ubwo ni tata erega ngo erega nabaye umugabo. Nibyo koko ntiwambeshyaga kubyemera ko wagiye ejo bundi kubyemera ko wagiye ejo bundi twari turi kumwe byambereye bigari cyane mu mutwe, ariko byibuze twarabonanye kibondo cyacu. Imana ikwakire kandi komeze Diane kuko abuze inkoramutima ye, tuzagukumbura kandi uzahora mu mitima yacu. Byashoboka ko uyu Diane wenda yari nk'umukunzi wiwe. Donc wumve ngo birababaje cyane mw'abantu. Ngira ngo ibitekerezo bimwe biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Hari uwagize ati Kevedisi twarakuranye, ati itahire wari imfura cyane. Undi ati uyu mutipe ndamuzi, rest in peace kabisa, n'umwana wa Gikondo. Undi ati nukuri ndamuzi Igikondo, Imana imwakira, ati so sad story. Undi ati nukuri ntaheza hisi kweri, ati niyiruhukire. Undi ati rest in peace afande Keve, Imana nukuri ikwakire mubaye. Undi ati pole sana, birababaje nukuri, nihanganishije umuryango kuko biragoye kubyakira. Undi ati Keve nari nsanzwe muzi disi, ati gusa yari yarakuze cyane muribuka kera, Imana imwakire. Undi yagize ati mbega agahinda, ati nukuri famiye ndabihanganishije, ati baze kujya mu gisirikari cya Canada, uburyo ari igisirikari kiba gikomeye ndetse ubusanga gihemba amafaranga menshi. Ati nukuri ruhuka mu mahoro Nkubito Keve, twagukundaga cyane. Undi yagize ati nukuri ababyeyi ndabihanganishije, ati ndakurura agahinda k'ababyeyi be, nta kumva uburyo uyu mwana apfuye akiri mutoya, imyaka 29, n'ibihe byo kwiteza imbere ndetse no kubaka umuryango. Ati mbese ni hahandi bavuga ngo umwana aryoheye ababyeyi kubera ibyo baba bamubonamo cyangwa se n'iterambere rye baba batangiye kuribona. Ati nukuri ndabihanganishije ababyeyi, famiye muri rusange biragoye kubyakira, ariko nta kundi y'isi niyo kutubabaza kandi ni wacu wa twese, Imana imutwaye. Ati hari impamvu zabyo kandi impamvu zose ziturutse ku Mana aba ari nziza kuri twebwe. Mw'abantu mwe wumve ngo nagahinda gakomeye cyane. Nkubito Keve, Suriyetona Nkubito Keve wari waragiye muri Canada ajyanye n'umuryango we, nuko nguko birangiye. Iruhuko ridashira kuri Nkubito Keve. Nanjye nk'umuryango mugari wa Shadow 250 nukuri turabihanganishije, nta kundi, aheza ni mu ijuru. N'abantu mwe birarenze. Sore janga ndabakunda, reka dukomeze tubane musinde.